haleluya. Nanjye nanyuze muri byinshi, ariko ndashima Imana ko yari irimo inyigisha, irimo integura kugira ngo umunsi nk'uyu nguyu nzabe mpagaze imbere y'ubwoko bwayo ndi kuvuga ineza y'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Bene data, nshuti, turi kumwe mu rugendo, bene data badukurikiye kuri iki kiganiro, ndababwira ngo Imana ishobora byose. Imana ntahitakura umuntu, Imana ntahitageza umuntu. Haleluya. Wowe urushye uremerewe, ubona ko bicitse pe, humura, humura. Imana irabishobora, Imana irabishobora, kandi Imana ishobora byose. Ngwino kuri Yesu, wigira ikibazo. Yesu arakiza. Nanjye yaranyije bene data, uko ndeba ntabwo ariko nari imeze, ntabwo ariko nari imeze. Nanjye yarampinduye, yangiriye neza. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Ngikundira ko twicwa n'inzara ikatugaburira manu muri ubu butayu. Mu ibibazo birakwica, inzara ikakwica, ariko nta gupfa. Urarya, ukarya wowe ibyo ubona ko bidahagije, ariko ukarya ukabaho, nta gupfa. Bene data, ibyo unyuramo ni icyigisho, ni isomo ry'Imana, kuko nanjye ibyo nanyuzemo nibyo byatumye nitaba umuhamagaro. Naje gushima Imana ko ibyo ducishamo ngo biba bitwigisha. Nilikuwa gizani mwa dhambi, sikuona nuru ya kweli, lakini Yesu aliniita, akanipa uzima mpya. Yesu amenifufua, haleluya, ameniokoa, akanipa uzima. Nanjye nanyuze muri byinshi, ariko ndashima Imana ko yari irimo inyigisha, irimo integura kugira ngo umubazo. Hari abantu bafite ibibazo by'uburwayi, bajye bibutsa Imana igihe bamaze barwaye, kuko Imana irakiza, Imana irakiza, kandi Imana igira neza. Ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Yesu niwe mukiza, Yesu niwe mutabazi. Haleluya. Hari ufite ubutayu bw'inzara, hari ushonje, hari abashonje. Mwami, ndakwinginze bene data, wowe ushonje, ngwino kuri Yesu. Yesu aragabura. Haleluya. Ni njyewe Uwiteka Imana yawe, ikwigisha ibikugirira umumaro, yarangiza ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Haleluya. Ibyundira ko twicwa n'inzara, igakundira kuburara, igakundira kubura naho kuba, irabyemera. Ariko haleluya, nasomye ijambo rirambwira ngo muri Yesaya 45:7 haravuze ngo Uwiteka niwe ure mu mucyo n'umwijima, ngo akazana ibyago n'amakuba. Haleluya. Ibyunye ari abo twabanye mu Gakinjiro, ari abo twabanye Nyamata, bose ndabashimira bakurikiye ikiganiro, ndabifuriza kuba bahinduka nabo bagakurikira Uwiteka. N'ukuri Uwiteka azabagirira neza. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Nshuti muvandimwe, mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire ngo utameze neza, humura mu ijuru hari Imana ibasha kubigenza neza. None harutejo bucya bucyana yande, Imana ihindura ibihe, izakugirira neza. Kandi nawe wamaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora reka ngushishikarize kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro tukugezaho. Jewe nitwa Emi, turi kumwe n'umugabo udasanzwe imbere ya kamera, ni umukozi w'Imana. Ntabwo ari ubwa mbere tumwakiriye hano kuri kamera, Zimanzi ndetse na Prophet Emi, ariko nubwo ari ubwanyu. Uraho neza mwene data? Uraho neza. Urakomeye? Turaho turashima Imana. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe. Ongerijwe cyane Yesu. Imana ihabwe ikuzo. Amen. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Amen. Amina. Uragarutse n'ubundi kugira ngo ugire icyo ugeza ku bwoko bw'Imana. Yego. Kandi ndumva nk'uko twabivuganaga, Uwiteka Imana yaguhaye ubutumwa buremereye. Amina. Reka tugusabe hanyuma wibwira abadukurikiye
hari umuntu Yego. ukubonye ari ubwa mbere umwibwire kugira ngo abashe kukumenya muganire muzira. nongeye kubashima bene data mu mpaye kano kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Njyewe ubahagaze imbere nitwa Ndahimana Deo, ariko nkaba nzwi ku izina rya Liberia, ari ryo abantu benshi bamenyereyeho. Ndabashimiye rero ku bw'aka kanya mu mpaye. Tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amen. Liberia, Imana iguha umugisha, urakomeye mu muhamagaro. Ndaho rwose meze neza nta kibazo. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo ntangire ngusengera Imana. Yego. Ubundi utambutse ubutumwa nk'uko Imana yabuguhaye. Amina. Uri Imana ishobora byose, uri data wa twese mwiza, ubereye maso abagutegereje. Uyu ni umwana wawe aje hano kano kanya kugira ngo agukorere yamamaze ubutumwa bwiza muri ya ntego ivuga ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza abari mu isi bakizwe. Mwami, ndasabye kugira ngo uhagarane nawe yumve muri kumwe, kandi atangiye kugeza asoje imbaraga z'umwuka wera zimugote, nuzumva ubu butumwa nawe azahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Liberia, ni karibu, Imana ikuyobore. Imana ishimwe. Banje gushimira Imana igira neza. Urongera ijwi. Banje gushimira Imana igira neza. Imana iduje kano kanya tukaba tugiye kuganira ku ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data bakunzi, yagira ngo tubanze turirimbane indirimbo y'149 tubone gukomeza. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ntawarondora uko rungana, rusumba izuba rusumba ukwezi, kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu za mwisi yacu, ngwindushya turuhure, nta cya kirara cy'inzererezi, watumye sa cyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho, hakama inyanja ariyo. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe
kugeza iteka ryose, kandi uko ikunda umwana wayo, njye niko inkunda ntakwiriye, ntari umugome nukwimpa Yesu, ngo ambambirwe ku musaraba, mubo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi aratubwiye ngo mbese urukundo rw'Imana rwagereranwa n'iki? Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ni urukundo. Imana ishimwe. Imana ishyirwe hejuru. Mbese urukundo rw'Imana warugereranya n'iki? Urwidukunda twabari mu isi. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo inyanja zose ngo zaba nka wino, ngo ijuru rikaba impapuro, ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, ngo bakwandika ariko urukundo ntago rwashira, ahubwo inyanja ngo zakama. Haleluya. Ndavuga urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni rugari cyane, ntirurondoreka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri, ibice 8, turahera ku murongo wa 2, turasoma kugera kuri 3, twongere duhere 15 tugeze kuri 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, nanjye ngabure uwo mugisha w'Imana tuwugabane. Amena. Dusome ijambo ry'Imana Gutegekwa kwa kabiri, igice ni cya 8 umurongo n'uwa 2. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Amena. Kandi ujye wibuka urugendo rwawe rwo mu butayu, Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo. Amena. Iyi myaka uko ari 40, Amena. kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko cyangwa utayitondera. Amena. 3. Nuko yagucishije bugufi igukundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi, n'abasekuruza banyu batigeze kumenya. Amina. Kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Amina. 15. Ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusagwe na sikorupiyo, butwika na sikoropiyo, n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi. Amina. Ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera. Amina. Ikakugaburira manu mu butayu, iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, ubone uko izakugerageza ku iherezo ryawe. Izakugirira neza ku iherezo ryawe. Amina. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basekuruza banyu, nk'uko iri
komeza muri iki gihe. Amina. 19 Yego. niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. 20 Yego. nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Amen. Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane. Kumvisha ijambo kuntu ritubwiye ngo utegeko kwa 2 ibice 8 umurongo wa 2 ngo ujye wibuka iyi minsi yose ko ari 40 urugendo rwose rwo muri ubu butayu Uwiteka yakuyoboyemo, ujye uyibuka. Haleluya. Ndabwira bene data bari mu rugendo rwo muri ubu butayu bafite ibibazo, hari abantu bafite ibibazo by'uburwayi, bajye bibutsa Imana igihe bamaze barwaye, kuko Imana irakiza. Imana irakiza kandi Imana igira neza. Haleluya. Imana ishimwe. Ujye wibuka urugendo rwose rwo muri ubu butayu Uwiteka Imana yakuyoboyemo. Imana ishimwe. Ngikagerageza umutima wawe ngo kugira ngo irebe ko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ibibazo tujya duhura nabyo tukiganyira, mbese tukagira ibibazo bikomeye cyane, twibwira wenda ko ari ubushake bwacu, ariko Imana irabyemera bene data. Imana yemera ko tubinyuramo kugira ngo itwigishe, iducishe bugufi. Ngo yaducishije bugufi ngo yemera ko twicwa n'inzara. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo idutungisha amanu muri ubu butayu, idutungisha amanu ngo basekuruza bacu batigeze kumenya. Haleluya. Ngo kugira ngo itwereke ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndabwira bene data, hari umuntu ufite ubutayu bw'uburwayi umaze igihe kinini arwaye. Ndakubwira mwene data, nta handi wakirira usibye muri Yesu. Ngwino kuri Yesu. Yesu niwe mukiza, Yesu niwe mutabazi. Haleluya. Hari ufite ubutayu bw'inzara, hari ushonje, hari abashonje mwami. Ndakwinginze bene data, wowe ushonje ngwino kuri Yesu. Yesu aragabura. Haleluya. Nasomye ijambo rirambwira ngo muri Yesaya 45:7 haravuze ngo Uwiteka niwe ure mu mucyo n'umwijima, ngo akazana ibyago n'amakuba. Haleluya. Ibyo unyuramo byose mwene data, Imana irabizi, yemera ko bikubaho, irabyemera. Koko naje gusoma irindi jambo riri muri Yesaya 48:17 rivuga ngo Uwiteka umucunguzi wawe uwera wa Isirayeli aravuze ngo ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, yarangiza ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Haleluya. Ibyo unyuramo Imana irabizi bene data, ibyo munyuramo irabizi, yemera ko tubinyuramo, ikaducisha bugufi, igakundira ko twicwa n'inzara, igakundira kuburara, igakundira kubura naho kuba, irabyemera. Ariko kugira ngo ikwigishe, kuko dusomye ijambo muri Yesaya 48:17 riratubwiye ngo Uwiteka umucunguzi wacu uwera wa Isirayeli aravuze ngo ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, yarangiza ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Imana ishimwe. Ibyo unyuramo Imana iba yabyemeye, irabyemera. Haleluya. Ngiducisha bugufi. Nanjye ndashima Imana ko yancishije bugufi, narangiza nkitaba umuhamagaro. Haleluya. Ndabwira wowe widamarariye, hindukirira Uwiteka. Uwiteka arakugirira neza. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ijambo ryambwe ngo nitumara kurya tugahaga ngo ntituzibagirwe. Haleluya. Ngo ntituzibagirwe, ngo twishyire hejuru, ngo tumaze kubaka amazu yacu, ngo tugiye kuyabamo, inka zacu zagwiriye, amafeza amafaranga yabonetse, ngo twibwire ko ari imbaraga zacu. Haleluya. Ndabwira abantu bishyira hejuru bakumva ko ari imbaraga ze yakoresheje. Oya. Ngo ahubwo tujye tumenya ko ari Uwiteka uduha imbaraga zituronkesha kubona ubwo butunzi dufite. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwira ngo ariko ngo nimwanga kumva, ngo mugapfukamira ibigirwamana, mukabikorera, mukabyikubita imbere, ngo ntimuzabura kurimbuka.
muzarimbuka. Umuntu niyanga kumva azarimbuka, niko Imana itubwiye. Nitwanga kumvira amategeko y'Imana tuzarimbuka. Imana ishimwe. Bene data bakurikiranye ikiganiro, ndababwira, ndabinginga kugira ngo muhindukirire Uwiteka. Muhindukire Uwiteka nawe azabagirira neza. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Yesu ni byose kumufite. Ngwino muri Yesu. Yesu agira neza. Mwene data nanjye yangiriye neza. Ubuzima nanyuzemo bwari bugoranye. Satani naramukoreye igihe kirekire, namukoreye igihe gihagije, ariko ahemba nabi. Satani ndababwira ngo ahemba nabi. Aguha ibintu aka kanya, ejo akongera akabyisubiza, kandi bya bintu yaguhaye bikuganisha mu rupfu, bikuganisha mu kurimbuka. Haleluya, haleluya. Nkaba nshimira na bene data twabanye, ari abo twabanye mu Gakinjiro, ari abo twabanye Nyamata, bose ndabashimira bakurikiye ikiganiro. Ndabifuriza kuba bahinduka nabo bagakurikira Uwiteka. N'ukuri Uwiteka azabagirira neza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nashyirwe hejuru. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro, mukozi w'Imana, kandi Imana iguha umugisha ku bwa message, ku bw'ubutumwa utambukije. Nutagwa isari nawe uzasarura ku by'Umwami Yesu Kristo. Ariko hari umuntu wumvise ubutumwa utanze akaba ashaka guhinduka, akihana, agahindukirira Imana, cyangwa se akaba yifuza ko muganira mu rugendo rwawe rwo gukizwa mu buryo burambuye, twagira ngo utange nimero za telefoni umuntu yakuboneraho aho yaba ariho hose, ya WhatsApp, hanyuma kugira ngo mubashe kuganira kandi mwihanishe abakristo bari impande zose. Murakoze. Nimero yanjye ni 0788 80 70 60. Urasubiramo? Nimero yanjye ni 0788 80 70 60. Imana ibaho umugisha mwe mwese mwari mudukurikiranye cyangwa se mukurikiranye ijambo ry'Imana, aho muherereye hose mugubwe neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, kandi wibuke gukanda subscribe, like ndetse na comment. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao. Amen.